mutse swati babonye umutoza mushya ariko twibaza tutaraza guca mu rugaju irasiga muri Rayon Sport ibibazo nibura bihari bikemutse swati babonye umutoza mushya ariko twibaza tutaraza kuva he ariko tuvuga tuti bagomba kuba batandukanye na Fahamia ibibazo by'abakinyi byakemutse ndetse baze kugaruka muri championnat ari equipe igiye gusenyera umugozi umwe gushaka igikombe cya championnat kuva mu buyobozi bombori kugera hasi mu nzove kuri tapi vert bagiye kugaruka bahagaze bati nibyo Rayon Sport igomba gutandukana n'umutoza Fahamia bamaze gusohora itangazo mwarigarutseho ku munsi w'ejo ryuko yahagaritswe ariko uribaza ngo kuki batamwirukanye ahubwo bakaba bamuhagaritse Rayon Sport bararebye baravuga ati reka dusubire muri contrat tudasanga twakoze amakosa. Icyumweru cyashize ku munsi wo kwa kane twababwiye inama yahuje Gacinya ndetse na Tade president wa Rayon bari kumwe na Irambona bari kumwe n'umutoza Fahamia Lotfi bari kumwe n'ushinzwe amafaranga muri Rayon Sport yitwa Liliane. Hanyuma uwitwa Irambona Eric agaragaza umusaruro mucyo Fahamia nawe arabyemera abumvikana ko agenda hanyuma ubuyobozi bugakora inama bukaganira bukazamubwira umwanzuro w'icyavuye mu musaruro we muke. Icyavuyemo nuko Prosper nawe bamuhamagaye icyo gihe Fahamia hari kuko niwe wamuzanye nawe aravuga ati ndumva umusaruro ni muke. Bavuganye kuri telefone ibyo bavuze byose yarabikurikiraga nyuma aramuhaza ati wowe nubwo utaro hari kuri telefone watubwira wowe urabyumva ute nyuma y'ibyo Erika presence y'umusaruro muke w'umutoza aravuga ati rwose ni muke. Inama rero yaje kuba nyuma yanzuye ko bagomba gutandukana nawe. Rayon Sport icyo yakoze yiyambaje abanyamategeko bane ndavugamo ubwo buri wese aherereye bafashe umwe mu bantu baza amategeko ari mu mupira wo mu Rwanda bafata umunyamategeko wo mu Rayon bafata umuntu uzi iby'amategeko wo muri hano mu Rwanda bafata n'umwe mu bantu baburanye imanza za CAF bino abantu baba bareze muri CAF cyangwa se no muri FIFA nawe bamuha kontra bari abantu bane batandukanye baravuga ngo mutwigire uburyo twatandukana n'uyu mutoza. Iyo nyigo yakorwaga president Tade yagiye kureba umutoza Fahamia aramubwira ati nkeneye ko dutandukana mu mahoro tukumvikana tukagira ibyo tuguha ukigendera no mwungiriza wawe. Yaramubwira ati nta kindi twumvikana namushaka kunsezerera hari kontra yanjye mu yubaho ukwiri amategeko yubahirizwa. Bo bavugaga ko kuko badashaka ko bavuga ngo bamwirukanye si byiza kuri CV y'umutoza ko byandikwa ngo yirukanwe. Baravuga ati nitwemera kumvikana turagira ibyo tumuha yigendera. Yaravuze ati mushari mwandike ko mwanyirukanye n'umushari mu byandike ku ijuru nta kintu bimbwiye ngiye mu nyishyura ibyo mu ngoma. Dore rero ibyo Rayon Sport yafatiye icyemezo cyo kumuhagarika ukwezi ariko nabwira ko itariki yo kwirukanwa kwe izaba ari itariki 12 z'ukwezi kwa 11. Iyo tariki muyandika ahantu muzabona ibaruwa isezerera Fahamia Lotfi ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11. Ntabwo ahagaze yarirukanwe ahubwo ni ingingo z'amategeko birinze kuvyora cyangwa kwangiza kugira ngo bikurikizwe neza. Dore rero uko bimeze. Ingingo ya 9 muri kontra ya Fahamia Lotfi mfitiye kopi iravuga ko iyo kofurama ushaka gutandukana n'undi ubwo n'uruhande rwa cyangwa uruhande rw'umutoza Fahamia Lotfi abimenyesha undi ukwezi mbere y'uko icyo cyemezo gishyirwa mu bikorwa. Bikumvikana neza Samir? Mu gihe Rayon Sport ibona itagishoboye kumvikana nawe cyangwa se nawe akabona atagishoboye kumvikana na Rayon kugira ngo batandukane uruhande rushaka ko batandukana rukwiye kubimenyesha urundi ukwezi mbere y'uko icyo cyemezo gishyirwa mu bikorwa. Iyo ngingo nanjye nyifite mu gukodesha inzu. Okay, ni nk'ibyo rero. Nawe niko bimeze.